Ubuyapani ni kimwe mu bihugu bikorera mu mukerarugendo benshi kuri iyi si dutuye. Ibi bikaba biterwa n'imigaragarire y'ubwiza nyaburanga bwaho, ibimenyetso by'amateka, imitekere, abantu barangwa n'urugwiro ndetse n'umuco n'amateka bikungahaye. Ikindi kandi ni uko Ubuyapani ari kimwe mu bihugu bifite tekinoloji cyangwa ikoranabuhanga riteye imbere ku isi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bitandukanye bitangaje kuri igihugu cy'Ubuyapani. Mbere ko dutangira tukaba dusaba atarakora subscribe kuyikora kugira ngo bajye bakomeza kubana natwe. Duhereye kuri gari ya moshi zitwa Shinkansen mu Kiyapani, zikaba zizwi nka bullet train mu rurimi rw'Icyongereza. Izi gari ya moshi zikaba zizwi cyane ku isi hose kubera ubwiza bwazo ndetse n'umuvuduko udasanzwe zigenderaho. Izi gari ya moshi zigendera ku muvuduko uri hagati y'ibirometero 150 na 250 ku isaha imwe, ndetse zifite ubushobozi bwo kugenda amasaha 2 n'iminota 30 byonyine, mu rugendo izindi gari ya moshi zisanzwe zikoresha amasaha 7. Izi gari ya moshi zigendera ku muvuduko udasanzwe ntabwo zifite ubwiza n'umuvuduko gusa, ahubwo n'imbere muri zo hakoranye ikoranabuhanga ritangaje, nko kuba zifite prize zo gucomeka ibikoresho bitandukanye bikoresha amashanyarazi, kugira ububiko buhagije bwo gutwara imizigo y'abagenzi, ndetse zikanagira n'ubwiherero imbere muri zo. Ikindi kigira Ubuyapani igihugu gikorera mu mukerarugendo batandukanye ni umutekano n'ituze biharangwa. Ubuyapani ni kimwe mu bihugu bifite ikigero kiri hasi cy'urugomo n'ibyaha. Ugereranyije n'ibindi bihugu, mu Buyapani nta kibazo cy'abajura kiharangwa. Ndetse iyo umuntu yibagiwe umuzigo we cyangwa agatakaza ikofi yari muri iki gihugu, haba hari amahirwe menshi y'uko aza kubisanga aho yabitaye ntawabikozeho. Iki ni igihugu gifite umutekano ku buryo kugenda wenyine igihe cyose ntacyo uba wikanga, niyo waba uri umukobwa cyangwa ukaba umugore. Mu Buyapani kandi higanjemo imashini zitandukanye zishyirwamo ibiceri cyangwa amakarita ya banki zigatanga ibicuruzwa, zizwi nka vending machine mu ndimi z'amahanga. Izi mashini zikaba zinyagiye ahantu hose mu gihugu ku buryo zigera kuri 5 miliyoni mu Buyapani hose. Kuri izi mashini umuntu aba yaguriraho ibinyobwa bitandukanye nk'amazi, ikawa, icyayi, byeri, ice cream, umugati, imbuto, imitaka, itabi ndetse n'ibindi. Ikindi kintu gitangaje ku Buyapani ni uko haba amashyuza agiye atandukanye azwi ku izina rya onsen mu rurimi rw'Ikiyapani. Akaba afatwa nk'ahantu ho kuruhukira ndetse no gutuza. Aya mashyuza kandi mu Buyapani afatwa nk'ahantu hifashishwa mu buvuzi bw'indwara z'uruhu ndetse no kunanura imikaya. Ikindi kintu gitangaje mu Buyapani ni toilette cyangwa ubwiherero bwaho. Ubwiherero bwo mu Buyapani burihariye kuko butandukanye n'ubundi bwose bwo mu bindi bihugu. Ubu bwiherero bufite udushya tugiye dutandukanye, nko kugira ubushobozi bwo gusukura umuntu umaze kubukoresha akanze kuri buto, ndetse bukaba bufite n'ubushobozi bwo gushyushya ahantu ho kwicara mu gihe cy'ubukonje. Si ibi gusa kuko ubwiherero bwo mu Buyapani bufite n'ubushobozi bwo gukina umuziki mu gihe umuntu arimo kubukoresha. Mu Buyapani kandi higanjemo ubusitani butandukanye ndetse na za parike mu mujyi yaho zifasha abahasuye kumererwa neza ndetse no kuruhuka mu mutwe kubera ubwiza bwazo. Muri ubu busitani na za pariki higanjemo amoko y'ibiti atandukanye agaragarira neza abayasuye. Bumwe mu busitani buzwi cyane kuruta ubundi bukaba ari ubwitwa Kemirokuen buherereye mu mujyi wa Kanazawa, ubwitwa Kairakoen buherereye mu mujyi wa Mito, ndetse n'ubwitwa Uenokoen buherereye mu mujyi wa Tokyo. Ikindi kintu gitangaje ku gihugu cy'Ubuyapani ni uko ari inyubako nyinshi za kera zigihagaze kandi zimaze ibinyejana byinshi by'imyaka zubatswe, ndetse zikaba zifite n'amateka agiye atandukanye. Urugero rw'izi nyubako z'imitamenwa ni iyitwa Himeji Keso iherereye ahitwa Himeji, ikaba yubatswe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 14, ndetse n'indi yitwa Matsumoto Keso iherereye ahitwa Matsumoto, yo ikaba yubatswe mu kinyejana cya 16. Sizi gusa kuko hari n'indi yitwa Todaiji Temple iherereye ahitwa Nara yubatswe mu kinyejana cya 8, ndetse n'izindi nyinshi harimo n'izubatswe mu binyejana byinshi mbere y'ivuka rya Yesu. Ikindi kintu gitangaje ku gihugu cy'Ubuyapani ni ibirori bitandukanye byizihizwa n'Abayapani, harimo ibijyanye n'amateka yabo, ibijyanye n'imyemerere yabo, ndetse n'ibijyanye n'imigenzo n'imico yabo. Byinshi muri ibi birori bikaba byizihizwa hakoreshejwe imyambaro igiye itandukanye ndetse n'amoko y'imbyino n'imiziki itandukanye. Ibi birori siko byose hakoreshwa n'imiziki kuko hari n'ibikorerwa mu mutuzo usesuye. Si ibi gusa bitangaje ku gihugu cy'Ubuyapani kuko harimo n'amoko y'imirire agiye atandukanye ndetse n'ibindi byinshi. Tubashimiye kuba mwabanye natwe, tukaba dusaba atarakora subscribe kuyikora kugira ngo bajye bakomeza kubona ibiganiro byacu.